irinde akaga ko kuburira amahirwe imbere ya Yesu muri iyi minsi. Nanone data wera ukiranuka urakoze, izina ryawe rihimbazwe. Tugiye kumva ijambo ryawe, ngwino uvugane natwe kuko turusha kunesha, mu izina rya Yesu, amen. Irinde akaga ko kuburira amahirwe imbere ya Yesu muri iyi minsi. Ese amahirwe uyita iki? Nihuse muri Bibiliya, ndihuta mu mateka, nubwo Yesu yabaga atari yatangira kuvugwa cyane mu Isezerano rya Kera, tuhasanga umuhungu witwa Kayini waburiye amahirwe imbere y'Imana. Yego, si byose? Amateraniro ya Adamu na Eva na bari abahungu be, Kayini yitwaga izina ryiza bivuga ngo mbejejwe umugisha n'iki. Byari byiza pe, ariko yaburiye amahirwe imbere y'igitambo. Tumanutse kwa Yesawu niko byagenze. Ubwo nasimbutse kwa ba Nowa n'abandi, nihuse tukamanuka mu gihe cy'aba Abusalomu na Salomo baburiye amahirwe imbere ya se n'Abadoniya. Turi kumanuka twihuta tuje mu gihe cy'Abayuda, dusanga baraburiye amahirwe imbere y'Imana igihe Yeremiya yabanuriraga. Nyamara tugeze no mu gihe cya Yesu, naje mu gice cya 8 cya Yohana, tuhasanga abagabo bari bazanye umugore w'Abara wasambanaga witwaga Mariya. Nyamara uyu Mariya yaragize yageraga ari imbere asanga Yesu. Wasanga nde? Asanze Yesu baramuzana bamukurubana. Ikibazo cyaravugaga ngo, mbese mwami Yesu, mu mategeko ya Mose hari itegeko rivuga ngo uyu mugore yafatwa ari gusambana, cyangwa se umuntu uzafatwa ari gusambana, muri makeya agomba guterwa iki? Ese aba bagabo bari barasomye ntibari barasomye? Muri aba basomyi bari mu nzu bari barasomye, ariko ntabwo bari barize. Umva mbese ubwo mvuze nabi? Bari barasomye ariko ntabwo bari barize. Nyamara Yesu ababonye abona ko ntabihakana, ntiburaze kumutekereza ko ibyabihakana, ariko barwanyije amategeko yande. Kandi iyo avuga ngo bamutera amabuye, ariko bayishyiriyeho itegeko, yari kuba yishyiriyeho itegeko, akaba afashe imyanzuro. Kandi ubwami bw'Abayuda bwari buyobowe n'Abaromani. Yego, muraho neza? Ariko wa Mana wafasha bano bantu bakanyumva neza. Uwiteka, 1, 2, 3 turi kujyana, 4, yego abandi mwarangaye. Byagenze bite? Byagenze bite? Muraho sengero harya niho Bwana Munyeri yatangiriye. Yego, mwamubonyeho? Yari afite imisatsi y'amarende, yari inzobe, yari umuzungu cyane, yari ikirwa na Munyeri gamubwira. Ntabwo mwabonye? Hirya hari ahantu nanyuzeho bita ku Rutare Rwanda, bamurahazi. Hari abana rero yagize umugisha wo kujya batemberera. Hari abana babo bari kubwira ibyanza, ariko yaracitse nabo babaza, ariko ndaba yari umukara, yari inzobe. Ariko icyiza ni kimwe, ni uko bazi amateka y'ibyagize gute. Natwe rero twabaye abanyamahirwe yo kugera ahantu, cyangwa se umufatanyabikorwa n'Imana. Imana yatumye ahangaha gukora umurimo ahangaha. Turashima Imana yuko nawe iki gikorwa azakibukira, namwe muri bantu bazagera mu ijuru mukarambika amakamba ku birenge bye kuko yababwira umutuzo. Amen. Namwe mukamubwira aho muzana, nabo bakazarambika amakamba ku birenge byanyu. Mwarabaza inyenyeri zikajya ku makamba yabo. Ariko uriya mugabo wazanye ubutumwa mu Rwanda, ubwo inyenyeri azazigeza. Amen. Kandi n'abahinduriye benshi mu kiranutse bazaga bigira inyenyeri iteka ryose. Amen. Amen. Muraho neza? Yesu arangije
ikaramu cyangwa se akoresha urutoki rwe, ni umunyembabazi. Yongera kureba izo jiji zari zarazimiriye mu rugo, nyamara zitoko ziri mu rugo, kuko hari abantu bazimiriye mu rusengero kandi bigira ko barurimo. Maze aratangira arandika buri wese akaza agasoma isi. Ariko ndakunda Yesu, ayo mageze afatika urutoki rwiwe, ntabwo yanditse ku rutare, yanditse ku butaka kugira ngo yerekane yo ku butaka biri kwibagirana. Amen. Nubwo babikoze ni abanyabyaha, kandi iyo dusomye Bibiliya dusanga Imana yarandishije umwanzi kurya ibyo kurya byitwa umugugu. Zaburi 103 yo maso muri 14 ntabwo ngende basoma, uzasoma haranditse ngo Uwiteka yibuka imirimo yayo Imana ntabwo ajya mu biti, ahubwo buri wese akagenda agaburira amahirwe. Yandaya bari bazanye ihinduka uwababariwe. Amen. Yesu ati babandi bakurekaga bari nanjye singukiriye iteka ngenda ntukongere gukora ikintu. Ndi muntu wa kabiri niwe ngiye kubasomera bana b'Imana. Uyu muntu ngiye gusoma ndabasomera amagambo make yansoza. Hari icyo byabatwara, ni ukuri muri abantu beza. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha muri abantu. Ariko tuko muvuzemo amena mu ndara bariye, hari icyo bibatwaye, ngiye kubara rwose maze gukoresha iminota 7 ko nabonye Luka 18:18. Umutware ananirwa kwinjira mu bwami bw'Imana. Umugabane wa mbere ni w'abantu tubonye baburiye amahirwe imbere yande. Irinde akaga ko kuburira amahirwe imbere ya Yesu muri iyi minsi y'iki. Harya reka mbabwire, mugerageje musigaje iminsi ingahe? Papa mukuru w'itorero amahoro Yesu abane nawe. Ugerageje sigaje iminsi ingahe? Ugereranyije pe, kandi uyu mupapa nawe arakuze. Uyu muhungu rero waba utangiye kutwigisha neza n'uburyo tubaze ko tutari ngombwa. Ugereranyije amahirwe usigaje kuri ino sigaje igihe kingana iki. Ariko no kubera ko harimo badive bakomeye, ntabwo abantu babo bajya bafata birashoboka. Rero abantu ntabwo bajya bakunda guhara ibiki. Bravo Pastor, amahoro Yesu abane nawe. Amen. Ino abantu babo bajya bapfa. Burya rero ruragera. None ikibazo aya mahirwe aba bagabo nta nubwo barateganyije ko bari gupfira imbere. Uyu mugabo w'umutunzi ugiye kubasomera, reka mbasome mu izina rya Yesu. Umutware aramubaza ati mwigisha mwiza, nkorende kugira ngo mbone kuraga ubugingo buhoraho. Yesu nawe aramusubiza ati unyitirike mwiza, nta mwiza keretse umwe. Mbese turacyari kujyana? Umwe ninde? Imana. Amen. Turi kujyana. Uwiteka aba bantu bambera umugisha mu izina rya Yesu. Uza amategeko ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukabeshyere abandi. Ubaye so nande? Aramubwira ati ayo yose narayitondeye mereye mu buto bwanjye. Yesu arabyumvise aramubwira ati noneho usigaje kimwe, ibyo ufite byose ubigure ubiyabake, nibwo uzagira ubutunzi mu ijuru. Uhere kuzeyo umurikire. Abyumvise agagira agahinda kenshi kuko yari umutunzi cyane. Yesu amwitegereje Yesu amwitegereje aramubwira ati erega biruhije ko abatunzi binjira mu bwami bwawe. Ndetse icyoroshye ni uko ingamiya yanyura mu ruzuru ry'urushinge kuruta uko umutunzi yakwinjira mu bwami bw'iki. Ikibazo nyamukuru uyu murongo niwo tugiye kuganira, asigaye ngashaka umusozo.
hari icyo byabatwara. Muranyemerera tujyane. Uwiteka Mana ishobora byose, izina ryawe rihimbazwe. Nyemerera uyu murongo njye ntabwo nawumvikanisha, asigaye imbaraga yawe icengera umutima wa buri wese mu izina rya Yesu. Amen. Turakomeza muri uyu murongo. Uyu mutunzi yumvise ubutumwa bwa Yesu buryoshye. Nyaboneka wisinzira, ko muri gusinzirira imbere y'umushitsi. Ntabwo muzi ko abamarayika bagiye bamanuka ngo baze gusangira natwe iri jambo. Iki gitabo cyitwa ubutumwa bwatoreje umugani wa mbere. Baravuze ngo iyo turi kuvuga iby'agakiza abamarayika baza kumviriza nabo ngo babigirire amatsiko. Amen. Ngo bagatangazwa n'uburyo turi kubiha agaciro gakeya kandi bazi imbaraga n'icyubahiro Yesu yari afite mu ijuru. Yesu akaza gushaka njyewe umunyabyaha. Mwami Yesu warakoze kuza kumfira. Amen. Amen. Maze uyu mugabo arasuhererwa, arebye ibyo atunze byose, arebye umugabane we, barandika ngo agira akababaro kenshi kuko akozeho. Nari ndi gukurikirana pasiteri ari kuvuga iby'inyubako, ndahamya ndashidikanya ko ari abantu batabiha agaciro, ariko nta kabuza umurimo w'Imana uzakorwa rwose pe. Uko byagenda kose isi niyuzuye n'iby'Uwiteka. Imana ibonye ko byanze, harya amafaranga bayakora mu bitaka, bayakora mu biti. Sinabonye mufite ishyamba ahangaha. Imana yategeka biriya biti bikazana amafaranga kandi bigakura. Uwategetse se ku kiyaga Petero akajya kuroba ifi ku manywa akayisangamo igiceri. Muri kiriya kiyaga habagamo banki, ariko yarategetse bigira gute? Uwategetse idebe ibibindi bikuzura amavuta muri kwibwira. Umuntu akibyimbisha kabona hakuze kati yazamuye inzu, wenda arafite umwana baragira tekodera amaye ku mafaranga, cyangwa se afite izindi nzira abona amafaranga atangira akiyemera. Ariko amafaranga y'abadive umva mbese. Ubundi se reka mbabwire, wari utangiye kutwigisha neza, ariko ibyo bintu utangiye kuvangamo. Mudayimoni witwa akanyamasyo yicara mu mutima wa benshi. Ubageragije n'akanyamasyo mu gatabo kitwa umutima w'umuntu. Uyu mudayimoni w'ubupfumvu ntabwo abuze imigisha. Wewe ubwe ufite ikintu n'umuryango wawe ubuze imigisha. Muraho neza? Uyu mutunzi rero nawe ntageranya yuko akanyamasyo kari kari mu mutima. Akanyamasyo iyo kageze ikamyo agakandagira uko kajya mu gikono cyawe. Aka kanyamasyo gashushanya ubutemu bw'Imana. Amateraniro amavuna yaba, uyu muntu bikarangira ari gusinzira. Akanyamasyo n'ubu uri gusinzira mu itaniro uvuga ati akanyamasyo nakagera. Ndi kubabona abantu bari gusinzira, sibyo bitotsi muzabinywesha imiti, muzabicuruza. Ngaho mbahaye imiti. Abo bakozi bakaba bakusinzira. Isinzire rwose. Nanjye sikashije batandukanye. Be pastor sibyo. Ubutaha mu nama y'itorero nari ndi kubwira abantu, nari ndi kubwira ku isabato, tuzareba uko tuzajya dukora igitanda hano mu rusengero, abantu bari gusinzira tukaba ari ryabwishe. Ninde ujya usinzira ategereje bisi igiye kumusiga? Ninde ujya usinzira agiye gukora ikizamini cy'akazi? Imana niyo muri iminsi yose mwayimaze muri gukora. Imana muri kwitura ibyo bitambo birwanye. Ewe data we, ati hano ni igitwe nyine abamarayika niho bajya baturuka bari kuyihana. We data we, ibyaha byaracitse. Kayini kuba yariswa mbejejwe umugisha n'Uwiteka byatumye ataba umwicanyi wa mbere. Adahangara Imana akayisubiza ngo njyewe ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Jya ubona mugenzi wawe ari gusinzira umutera agakokora, umubiri unaniwe ariko mujya mugerageza. Mufashe, mwamufashe. Yego mufashe. Yego mufashe. Yego reka tujyane. Uyu mugabo yararakaye, arababara. Yesu aravuga ngo icyoroshye n'ubwo ingamiya yazira mu rushimo mu zuru ry'urushinge. Abantu benshi muri kino gihe bameze nk'ibiceri byazimiye, nk'intama yazimiye
ndetse nk'umwana w'ikirara. Ariko kuri ibi biceri iyo bivuze njya mbigeranya n'umusinzi nabwiye abantu. Nigeze nyurira iwacu nsanga umugabo muzima muremure uri mu kigero cya bano bapapa ari gutongana n'ikiziba. Ino y'ikiziba murabizi, ibisiba ntihanareka amazi babitewe twita ku muriro twita mu kiziba. Namwe niko mubyita? Ino niko mubyita? Mubyita mu kimwebwe? Ibiziba niyo amazi maba yaretse ahantu mu nzira. Mubyita mu kimwebwe? Ngo mwiki? Ariko se aba bantu mwambaye ekuteri ntabwo muri kunywa ibiziba? Okay, turi kujyana none. Nsanga ari gutongana n'ikiziba arakibwira ati ariko wakiziba we njye buranzi. Nakoze n'igisirikare kubera ko waje muri iyo nzira. Ikiziba baratongana, bamaze gutongana ndicyagenda, umugabo ndagenda nasize ari muri ibyo ngibyo, ariko nza kuzabiganirira umuntu. Arambwira ati mwana w'Imana, uyu mugabo iyi nkuru njya nkunda kuyisubiramo kenshi cyane. Uyu mugabo kino kiziba cyaramuhemukiye, yaje yasinzagwamo arasinzira, akangurwa n'umuyaga wa mu gitondo abantu bagiye kurangura. Ubu hari abantu bari mu itorero bari kurwana intambara zitari ngombwa, bameze nka wa musinzi warwanaga n'iki. Bana b'Imana, dufite ikibazo gikomeye cy'abantu bahagarika ku nshingano kuko Imana yashimye ko uyu mwaka badakora bakaba ikibazo. Ndakivuga ibyo pasoro biri mu nzitizi zituma umurimo w'Imana udindira. Muraho? Kubera ko uyu mwaka Imana yashimye kutongera kuba umudiyakoni cyangwa umukuru w'itorero, ukavuga ati maze nanjye tugeze, ukagira akagurupe ugumura. Kubera ko bacyashye ibisindisha, kubera ko ubu hari abantu bari muri kopera z'inyama bagiye kurya inyama ku bunani. Yesu ashimwe abantu bazabaga inyama. Yesu ashimwe. Muvandimwe wari utangiye kutwigisha neza ikinyama, ubwo ukijemo twarakukije umwaka. Elena GYP ibibaho mu minsi y'imperuka paje 54. Hano dufite ibisimbura inyama byinshi. Dodo ziraboneka, ibishyimbo biraboneka, soya ziraboneka, usibye biriya bihugu bindi bidakunze kuboneka, ariko twebwe dufite urubanza rwazo. Mubategereje kugaruka kwa Yesu. Hari abantu bagifata imbuto mu kibazo cyo kurya inyama. Paje 54 igitabo kitwibaho, bene abo bazakurwa mu bwoko bw'Imana, ntibazongera kugendana na gukundi. Ndagaruka kuri uyu murongo none, aha bari kuvuga ngo bashyire mu ipave. Umva nanjye ntari nibagirwa, umufuko umwe ndawishyura abasima. Hari icyo bibatwaye? Ninde birakaje? Umubitsi ambwire, arambwira nimero ye, nishyura umufuko umwe wa sima. Ugura ngahe? Nanjye ndawusiga. Turi mu musaruro iwacu, dufite imigiri hejuru, twebwe barahiga, ariko ngomba Uwiteka nanjye amfashe ndavana igikemuye cy'uriya mufuka wa sima umwe. Kubera ko nanjye nakandagiye ku makaro yanjye. Ugasanga nta n'umwanya, unaniwe no kuza gukora n'igihenge niba utanafite n'amafaranga. Nyamara tekereza muri uyu mwaka abantu bari kohereza impano z'iminsi mikuru. Abantu bagenzi bawe bari kugenda uri kubareba, uri kubatumura, bari bafite imigambi myiza. Ariko bana b'Imana, tekereza nawe impamvu baze njyewe yereka abaho ubuhamya. Iyo umwaka urangiye uri buke bavuga ngo ni bonane, njyewe ndaradi gusenga. Kubera ko indara ndi gusenga rero, hari inshingano mbona nareze mu mutima wanjye mu mwaka ntasohoje, ndi kwatura imbere y'Imana. Icya kabiri, ndi kwikoreza Imana umwaka ukurikireho ngo ne kuzagenda imbokoboko, kuko nkimara kwakira umwami wanjye Yesu ni ya intego y'uko ngomba kugira abantu babiri muzanira. Kandi si ibyo gusa, niyo umuntu asura akazanira akajerekani k'amafaranga, kubera ko ntakayabuze bibiri, ariko nimba yazaniye gatanu se n'abantu bazazanira ibishyimbo kuri Imana. Reka mbabwire, itegeko ry'Icyacumi nta mitereti irimo, ni kimwe n'iry'isabato binganya agaciro. Abantu bavuga ngo umurimo wararangiye ni abayobera.
ntabwo Imana ari masikini ngo iri gufunguza. Imana irafite isi n'ibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Kansoma aya magambo nari nababwiye, igitabo cyitwa Imibereho Yejejwe. Imibereho Yejejwe ni amagambo ari kuri paje ya 10 nasimbukira ku ya 11, ni agaparagarafu ko hasi asigaye mbaha inama kuri rasomo mwene data yadusomeye. Biteye agahinda kubona bitiri izina rya Kristo bayobya n'ibinyoma bidafite ishingiro, bafata mukuri kubera ko batabashije kwibinyomoza ngo bagaragaze inzira y'ukuri. Bahitamo kwigaragaza inyuma nk'abashimwa, bahitamo kwigaragaza inyuma nk'abagize gute. Tukarimba ngo Nyamirembe tuzajya mu ijuru, bamwe bazaturuka igitwe abandi rusororo hateka babanyirwa, duhurire mu kirere twarishushanyije. Amena. Muzahura mu kirere mwishushanyije. Hazajyayo umuntu wabyawe na ntama w'Imana y'Ikaruvari. Icyama nk'abatuka ngo muragahura na Yesu, murakabonera amahirwe imbere ya Yesu, murayakiriye. Bahitamo kwigaragaza inyuma nk'abashimwa, nyamara inyamwambaro wabo w'imbere ariho kwiyoroshya no kwishyira bugufi bya Kristo bitabonekamo. Igihe kigerageza, igihe kiki paji ya 11 Imibereho Yejejwe. Ku bagishaka muzambwira uko bijya biboneka. Igihe kigeragezwa kizagera kuri bose, ubwo ibyiringiro bya benshi bari bamaze igihe bibwira ko bameze neza bazagaragara ko nta rufatiro bafite. Iyo bashyize mu myanya, iyo bashyize mu misha kubera impamvu zitandukanye, bamwe babonekaga nk'inkingi mu nzu y'Imana, noneho basanga ari nk'imbaho zamunzwe gusa ariko zitwikiriwe n'irangi riri inyuma. Ubu igaragaza no kwizera kwacu, abantu benshi bavuye ku nshingano bakoraga ya mirimo kubera ko bari muki. Iyo bakuweho usanga bahita bigaragaza nk'imbaho zamunzwe zisize mbere. Vuba aha muri aya mahirwe, muri iyi minsi y'inyongezo, Yesu agiye gutunguka iburasirazuba, agiye gusanga abantu bari baramunzwe basa n'abasizwe ariko reka mbabwire mwene data, ni ibiki bikuziritse. Mwene data yadusomeye isomo rivuga ngo nuko rero ngo tugoswe n'igicucu cy'abantu b'Imana n'abakire, ndahiriye mwiyambure ibi byose bibizingiraho. Ese niba mugenzi wawe ari kugusura ukamuzimanira, mugategura ibirori bya bidi, inama yo zakicanye ipati, ntabwo muzingi twebwe ngo n'ubupagani ubwo buri iwacu. Ini birori byaba ni ibihe? Gusangira birahaba, umunsi mukuru w'abahetsi n'urahaba, abantu baheka abarwayi, njyamo na bino bice by'inabyo byo mu mayaga bihaba, abaheka bagakora iminsi mikuru. Ino nta gupfunyika buhaba, gupfunyika burabuzi, amashyirahamwe yo guhuriza hamwe kugira ngo ugatuze amafaranga. Mukuru w'ijoro ntabihaba. None kuba tayari kugira amafaranga yawe mu by'idini bitabura imbere y'Imana ukugurishije. Bene ayo mashusho ni ibiranga ibikorere bya Satani. Wari kubagira ubutumwa bwa Pawulo 25. Bene abo bagiye gutwikwa nta n'umwe uzashika ku icumi ko baratse gutegeka. Imana yabuze ibyayo. Umurimo w'Imana urugingira kuko uruhare turi kubigiramo. Ntabwo Imana itubaza byinshi, iri kutubaza ngo mbese uyu muntu anyuzwe neza n'amuhaye. Ariko neza y'Imana ya mbere nuko Imana yatanze Yesu. Amen. Ufite kujya ahantu ndavuga atari ku Mana, uyu muntu koko namuhiye impano, uyu mugabo ugiye kubatizwa namushakiriye impano, ntabwo mbabwira itorero ryariho, ariko ndebye ndavuga ati nareba kuri ariko mpita numva igitekerezo kiza Yesu ko yamanutse akisiga ubusa, wewe watanga ibintu byose. Ese igitekerezo igitoro wazanira Yesu n'Imana. Bana b'Imana tugiye gutaha iwacu. Ab'isi bo bari kutubonera ibyiza. Yuda n'abana mwitegereze. Yuda yakundiraga iby'isi. Yuda n'abana muzabyige muri ibyo byose na kino gitabo. Barusemo Yuda yigaragazaga
uko ari imibereho ye yagaragazaga uko ari, ariko Yohana we kandi babigishwa igihe bajyaga mu murimo yarihembaga. Yagiraga gute? Umusozo wa nyuma, reka nsome kino gipimo cya marayika asigaye nsoze. Paje 89 niyo magambo ngiye gusoreza muri kino gitabo. Minota 30 y'ababwiriza niragera, naye ndi kubara imaze kuba 25 ngasoza. Hari icyo byabatwara abantu tukiri kujyana n'ibanga. Ndi kubireba se dutanga murangagaye. Mwana Yesu mashobora kugenda muri iyi si y'ubuzima bwo gufata igipimo. Paje 89 Imana igiye gupima abantu. Ellen G. White ubutumwa bwazanye umubano wa mbere n'ibitaro by'umuhondo, paje 89 baranditse ngo mu nzozi zanjye, mu nzozi nabonye umurinzi ahagaze mu muryango w'inyubako, kandi yabazaga buri wese winjiraga ati mbese wakiriye Mwuka Muziranenge? Yemwe umuryango wari kwakira abantu. Ubwo twinjira aho tugiye kuvuga ijambo, iri jambo mpagaze imbere ndi kuribwiriza, hari bamwe bapfa abandi bagakira. Muraho none kandi ariko arabacika, ariko icyambaye amasaha ugashyikira muri Yesu. Yarakubwiye ibintu mu kiganza cye, kandi abantu bagira cyane nibo bemerewe kwinjira muri iyo nzu. Yaravuze ati igihagararo cyawe n'umuntu ntacyo kivuze, ariko niba wari igihagararo gikize cy'umuntu uri muri Kristo Yesu, hakurikijwe ibyo wamenye, uzahamagarirwa kwicarana na Kristo ubukwe bw'Umwana wawe. Amen. Igipimo hariya n'umutungo wacu wese arawupima. Umutungo wacu ufitwe nande bantu b'Imana? Yemubye uraba reza cyane. Umutungo ufitwe nande? Imana y'Abanyarwanda. Rubyago rufitwe nande? Yemwe mwabagabo, umuryango wanyu ufitwe nande? Wowe ubwawe ufitwe nande? Yesaya atarifa intorezo yaburana umuntu uri kuyacisha. Urahangara ngo bashyizeho ingero. Nasomye amagambo mu gitabo cy'ibihamya avuga ngo umuntu wese ugerageza kuraga umwana we, muzingo wa 4 byawe by'itorero, akaraga umwana w'ibintu byatatanzemo kimwe mu 10, ngo bamuraze ibyibana imbere y'Imana. Muri abajura bari munone bansuhuza. Ndashima Imana ko mubadive ikintu cyo kwiba kitagikiyabo. Amen. Harya zamboga muhinzi wanyu mujya muzikiranukira. Barananditse ngo abantu bajya bavuga ngo kubera ko abadive bashiraho ingero. Ngewe nasomye ijyanye kivuga ngo twungutse tugomba gukiranukira Imana icyatuma ibi nabaye na ngombwa tukarenza, kubera ko hari n'indi migisha tuba tutageze gute. Muraho si uyu mwaka abantu bari kwifuza gukiranukira Imana bakawusozanya neza bakiranukira Yesu. Amen. Amen. Ariko mwazamura icyo byo batwara. Murakoze cyane. Mani baho umugisha. Ibishingirwaho n'iki rero? Ushobora kuba uri muremure kandi uteye neza, ariko ntushobora kwinjira ahangaha. Kuba uri muremure ntabwo byakwinjiza mu bwami bwa Yesu. Nta bantu bashobora kwinjira hano ari abana bakuze nyamara bitwara nk'ingeso z'imico nk'ibikwiye kuba iby'abana bato. Niba urwikekwe gusebanya ntabwo byakorohera Yesu. Situratari kujyana mana abantu bashaka abantu bakabyumva. N'abantu bashobora kwinjira niba urwikekwe gusebanya uburakari no kwisengera ushobora kwinjira, kuko wazobiyoye abantu bose binjira muri uyu muryango baba bambaye umwambaro w'ubwoko. Amen. Abantu bajya mu ijuru nimusoma mu byahishuriwe igice cya 19:8 haranditse ngo kandi amagoro y'iki umenya kwitabira wese yakoze kwizera kutagira ngo kuzuze ibanga ryanjye mu mwanya Yesu. Yesu yandika ibyanjye imbere yanyu ubugate bw'ubwami by'ukuri nta kintu cyangiza. N'abamujura n'abasabana n'abasambanye n'abasinze
haracyari bishobora kubayobora n'ibyageranye ariko reka birangire nanjye n'ijoro reka birangire n'agahinda n'ibibazo reka birangire n'agafaranga n'agahinda n'abakozi bawe reka birangire kuba Mana kwa Mana reka bakwiye murakoze nawe Imana bagirire neza Imana ibahe imbaraga somo ryanyu riravuga ngo Yesaya 27 nuko kanguka wambara n'ingota amen sogote cyake okakiota kura umukungu gwari cyo yatande barandika ngo nzanaje nzasemba mawaza kwizingiraho ni Imana isezeranye kandi nimo bitabaye bityo nisuni imbaraga zaje ngo kuba yuzuye Imana bagireza kandi yesayiti rero yaje namwe mu izina rya Yesu urakoze Mana yacu kutuganirije kandi neza biratwigaragarije mu izina rya Yesu ndashoje